saa 8. Rayon Sport ni ikipe nini ku buryo imwe muri fan club 50 itegura inteko rusange ikabrandinga ikajya kuri hotel nkuko Ferwa filmu inteko rusange idasanzwe. Uhita ubyumva cyane ariko mu Ruhango ni Nyanza bura ntabwo batandukanye Ruhango na Nyanza ubundi ntabwo batandukanye cyane byagenze bitera ari batinze kuza wirukanga uyu munsi nawe akasenga imvizanye ngo ni Jangwani ntabwo bishoboka ko igenda gake cyangwa Shirimumu meze neza uyu munsi yagutanze none uramubwira iki cyangwa kabuze gato nk'imvura ari we inyagira uyu munsi nibaza ko nibaza ko bose biramworohera ko aracyatega moto yego rero nta mutiyaje ahura nazo ariko se ambutiyaje ibaho no muri weekend twagira ngo uri kubwira abantu batazi umujyi wa Kigali ariko bado nagize akazi kantunguye n'ubu ngubu byari bikomeye ariko nababwiye ko ngiye ku nshingano zindi barambwiye ati reka tukureke ahubwo ari radiyo y'igihugu zo birakaze ikintu kiba kina ubutumwa buruta intumwa ikintu kiba kintangaza se bambwiye si umuntu yigeze kumbwira ko burya ngo boss wawe mu kazi ni Gacinya sabize yagiye kwitsinda ngo ni umurimo ukomeye uburyo boss tugira ngo twebwe abantu tutagira abambasaderi ubwo nyine Jangwani n'ibikomenyesha aho yahoze mbere procurement yiwe muri company bakoramo ariko nakazi nyine ntakuru urishimye se gufata neza yatangaje ntabwo byegereza umutima sebre nyene nano byarantunguye n'umugabo w'umusportif kugira ngo murayibuka no muri za Simba de za Sekafa zo kwa Pyramide muri Egypt yego nta nubwo agira ngo ibiki n'iki ndamumenyesha gusa ko mfite ubutumwa bw'akazi gatambwira nta kibazo kabisa n'umugabo w'umusportif najya komeza muri radio Rwanda rero ikaze mu mikino neza ebana ndacyaritera nka risama abanyarwanda nibo bavuga ngo wahatswe n'inka nta ruha ndacyazigenda inyuma ndi gusaba Imana icyo ntafite ubushobozi byo kongeza umunsi w'ejo ubundi Club Giant isomo rya ruhagaho kumbanya gori asiri urabyemeye kweli umva magaseko magatwenge asiri ryari umugabo cyangwa ejo kumena wasenze kure gusura imyitozo Rayo ari byo twavanye turaza kubabwira banza utunge kamera uri ari we wivuye ejo narayivugira ngo wasiri nshaka kwasubiramo wasiri ejo yatangaje amagambo akomeye pe yego wasiri yabanje kudusubiza mu mateka uburyo Rayon Sport mu bikombe by'amaheruka iheruka gutwara harimo bibiri yahuriyemo na APR kuri final donc aho muheruka guhurira kuri final y'igikombe cy'amahoro inshuro ebyiri zose ziheruka Rayon Sport yatwaye ibikombe itsinze APR wasiri ariko izindi inshuro ebyiri zabanje APR nayo yaragitwaye ariko ngira ngo ntago yagarukiyeho gusa ntago yarangije abanza bivuge wasiremo Jangwani abijurire neza nta kibazo rwose wavuze ko ku gikombe cy'amahoro kuri final APR ntacyo yazi kubwira bisubiremo ko wabimbwiye iyo tugiye kubara Rayon Sport yayindi ikomeye hera 2015 twatangiye ikiragano gishya cyatangiwe na Bwana Gacinya Chance de Boss we niwe watangiye kubaka Rayon Sport twari dufite project yo kujya mu matsinda twatangiye 2015 twavanye abana bagera mu 8 mu isonga tugura abakinnyi bakuru twagiye twongeramo dutangira kubaka umushinga turi imwe mu ma equipe mu Rwanda yakoze icyitwa project ifite ayitangirira ifite n'ahirangirira icyo gihe Rayon Sport twubatse umwaka wayo wa mbere ntago byari byiza ntago byagenze neza yego ariko muri uko kutaba byiza kuko nyine kuri projet nuko bigenda hari imyaka wiha kugira ngo uzagere kuri ya success yose wifuza uwo mwaka wa mbere twahuye kuri finali y'igikombe cy'amahoro n'ikipe ya APR icyo gihe muri champion ntago byigeze bigenda neza yari interim ya Masud Juma ntago byigeze bigenda neza cyane ariko finali twahuye n'ikipe ya APR hari 2016 sezeri 2015 twari tugeze kuri finali ya kabiri yikurikiranye yari yabanje polisi yari yadutsinze ari nayo mpamvu twese dufata icyemezo cyo kurenovera ikipe dutangira kubaka ubuzima bushya bw'ikipe ya Rayon Sport
iyo finale twese dutsinda ikipe ya APR igitego kimwe ku busa. wow, turi mu ntangiriro za wa mushinga, muri sezo yagenze nabi, zitagenze neza. igitego cya Diarra aho umuntu witwa Pierrot yahagaze mu kibuga hagati asuhuza umuzamu witwa Olivier Kwizera no kutagaruka muri equipe nationale ubanza ari yumvune yagize icyo gihe. Yahagaze mu kibuga hagati amusmashingamo icyo bita rocket launcher, ibiganza birashya umuriro uracumba mbere yuko kizimyamwoto ziza. Wow. Diarra yari yabanje gutsinda igitego kimwe ku busa, ambulance iraza bavura ibiganza, kizimyamwoto iza kuzimya umuriro. Twongeye guhurira kuri finali nabo sezi ya 2022 2023. Iyo Rayon Sport yari Rayon Sport y'umuntu umwe, ya Rayon Sport idashyiramo imbaraga nyinshi, iri ku mushinga wo kuzagura abakinnyi bakomeye ku mwaka wa 4 wayo. Uzi uko byagenze? ntabwo mbyibuka. Eric Ngendahimana yabatsinze igitego. Wow, ihuye Kandi yari mu mataha ye, mu myaka ye ya myaka nyine ubu uri gusoza kariyeri mu makipe akomeye. 22. Igitego gisa neza nicyo twabatsinze 2016. Jesus Christ. Umuzamu w'umunyarwanda nawe yahuye n'ibyago byamukuye mu izamu agarutsemo ejo bundi. Ruvumbu yahagaze mu kibuga hagati asmashinga neza ya rocket. Pa! Intoki ziravunika, barakanda baramasa. Ngendahimana umupira baramuhaye baramubwira ati ndavunitse, tsinda nta kibazo. Kimwe ku busa. Finale iragarutse. Dusubiye gura ku nshuro ya gatatu. Izo nshuro ebyiri twariho twishyura inshuro ebyiri nk'uko bivugaga nyine babanje kudutsinda. Nibo babanje kudutsinda inshuro ebyiri. Reka ibyo ruhuka. Ibyo ni Jangwa n'ubijurira. Ndabimusubije nta kibazo. Jangwa arazibuka se 2016 2023. Ubu tuzi ko hari finali zindi ebyiri zigiye kuba, uretse finali y'igikombe cy'amahoro, hari na super coupe twantisipa uko byagenda kose izahuza Rayon Sport na APR. Izo zo nzijyana buri gihe. Ujurira iki kuba ibyo bikombe bibiri wasiravuze n'iyo minyambi y'amashoti, uvuze ko bihereye hagati, warekuye ryari, hari harabaye ikimbere yaho? Reka manzo nshimire kwanza Ferwafa yazanye match saa 10. Muda mzuri wa mazishi ni saa 10. Muda mzuri wa kumzika mtu ni saa 10. Ngirango nkuko yabivuze, izo nshure ebyiri zose Lorenzo zabaga APR yaratwaye championa. Cyangwa se ifite ikizere cy'98% byo gutwara championa. Yego, yabaga nta kiri guharanira. Kandi ntago Perez arwanira Europa, arwanira Champions League. Twabaga twamaze kugera muri Champions League. Ubu rero ikosa bamukoreye ngomba kumuhanira nukuzana igikombe cy'amahoro mbere yuko bitarasobanuka ko champion tugomba kwitwara cyangwa tuzayitwara. Aha rero nibwo agiye kubona club judge. Nibaza yuko Gombani ya Goli uyirebye ninge kipe yonyine club yonyine ku isi. Wongeho na Pyramide mu mahoro avugura itarahatakariza itarahatsindirwa. Ninge kipe yonyine ku isi, wowe na Pyramide yonyine itaratsindirwa kuri cya kibuga. Ninge muvugizi wenyine ku isi, undi muvugizi utaratanga interview nimwe kuri ariya mahoro twahuye nawe, nta wundi, nta n'umwe abitinyuka. Ku cyumweru rero nibaza yuko Clement ejo nari ndimo ndaganira nawe baraje basoje imyitozo nyamwe twaravuganye kuri telefone ndi guseka. Nabaza se bimeze bite, nabonye hari umwataka uri muri forme, nabonye ejo banabyitiranya, mbanze nkureho iki kintu nyirango muraza kuza kumfasha Lorenzo. Yego. Classe tuzi yuko ari permanent, form tuzi ko ziri temporary. Yego, kimuga compare ikintu kirifite form n'ikintu gifite classe. Shasi konge igitego kimwe cya Para Watara nuri ya mwataka ni ibintu bibiri bihabanye. baranganya ibitego. Nakubwiye ko ni form na classe ni ibintu bibiri bihabanye. Bo bibageze mu Rwanda mu kwezi kwa mbere. Nibaza yuko umwe n'umwataka wa equipe nationale uzakina African ntabwo yahamagaye kubw'impuhwe, niwe wayihaye qualification, atsinze umuzamu w'ikipe itaratsindwa match nimwe mu marushanwa ku mugabane w'Uburayi, Manchester United. Onana uwo ni Watara. Mu gihundi abanyamakuru n'abasportifu muri rusange bari kumusabira favor
yuko byibura bamutestinga muri match amicale ya equipe nationale ngo barebe byibura ko yaba yazamura urwego. Abo ni abataka babiri batandukanye. Numvise ngo atsindisha ibitego by'umutwe, ngo afite ibitego byinshi by'umutwe. Lorenzo igice cyonyine mu mupira w'amaguru kitemewe gutsinda igitego ni akaboko, ibindi bice byose biremewe. Ariko usibye sinzi niba navuga ko ari ukwibeshya, sinzi niba navuga ko ari uguswa, sinzi niba navuga ko ari ubushake, bitandukanye n'utsinda igitego cya Oruje, atsinda igitego cy'umutwe ariko kiremewe. Mutangiye kunanirwa Jangwa muruhuke banzamuriro Watara hari icyo atangaza mbere y'umukino. DJ Bolingo azamura ijwi rya Watara tumwumva byivugira, tumwumve ahiga mbere ya derby, twumve icyo afite kubwira abakunzi b'ikipe ya PFC. Tumeze neza, kumenyerana birimo kugenda biza. Namaze kubona abakinnyi bagenzi banjye barimo kugenda bamfasha kumenyera, rero ntakubaye iki ndimo kumenyera byihuse. Kubona aratsinze ku mukino wa Rayon Sport, oya rwose ngemeze neza mu gihe tutarimo gutakaza imikino, mu gihe turimo gushakisha intsinzi. Ntabwo ari ngombwa ko ari njye uzagitsinda, buri wese mu ikipe yatsinda. Tuzakina umukino mwiza urimo ubwitonzi bwinshi, nizeye ko nzatsinda. Ubutumwa n'abakunzi b'ikipe ya PFC nuko nabasaba kuza ari benshi, kuko basanzwe babikora mu yindi minsi badushyigikira iyo turimo gukina. Nanjye ndimo kubatekereza, ntabwo dushaka gutakaza umukino, turashaka kubaha ibyishimo. Icyo nabasaba ni uko bazaza kudushyigikira, nabizeza ko tuzatsinda. Kuba bamaze gutsinda ibitego birindwi ntacyo nahindura, njyewe mfite intego. Ntabwo ari byo bitego nifuza gutsinda muri shampiyona, ariko muri rusange ntabwo nifuza kuba watsinze ibitego byinshi muri shampiyona. Icyo nshaka ni ugufasha ikipe yanjye ya PFC kubona intsinzi, ubundi tugatwara ibikombe. Gusa gutsinda ibitego byinshi ni intego zanjye bwite, gusa intego rusange ni ikipe nuko twaba aba mbere. Personnel, mais l'objectif collectif du club, c'est ça qui est le premier. Ni umukino tuza cyane Rayon Sport kandi umukino ukomeye buri wese arabizi. Rero hagati y'abakinnyi tumaze iminsi tuganira, ikintu cya mbere twari dukeneye ni ukubanza kugera kuri finale, kubera ko buri wese uretse no kuba hashize igihe APR idatwara igikombe, ibyo rero bisobanuye ikintu kinini. Rero abakinnyi bose twaraganiriye hagati yacu, ni match twiteguye ko buri wese agomba kugira gutanga byose kugira ngo tube twabona kiriya gikombe. Icyo navuga bibundi uko njye mba mbitekereza, numva nyine kuko twagiye tuzikina hagiye ugaragaramo kunganya kwinshi, ugasanga nyine nta ambiance ihari. So rero kubera ko ari ku gikombe, ikipe imwe nyine igomba kugaruka tu. So rero ku ruhande rwacu icyo dushaka ni ugutanga byose kugira ngo tubone uriya mukino, kandi twongere gusubiza nyine APR igikombe cy'amahoro, kubera ko haciye nyine na itagitwara. Icyo navuga, icyo bivuze kuri njyewe ndetse na buri mukinnyi wese waba warayikinnye, kwanza ni wo mukino wa mbere twavuga ko ukomeye hano mu Rwanda, buri wese nyine yabaza agaciro kawo. Nta kinini mbivuga, kubera ko niwo mukino nyine buri wese ajyamo ashaka kugera kwigaragaza kugira ngo afashe ikipe ko yabona intsinzi. Ntabwo ari ko twabaga dushaka ngo tunganye, ngo ntabwo ari ko twese twabaga tubishaka, ahubwo nyine nuko ni pariti nyine y'umupira tu. Ni imyitozo twakoze, no myitozo twakoze n'ubundi tugabwa tuyikora, ntabwo ari ukuvuga ngo twiteguye Rayon Sport cyane, cyangwa se n'imyitozo twakoze yihariye, ni imyitozo tugabwa dukora n'ubundi. Rero nta kintu gishyashya twigeze duhinduraho mu kwitegura umukino wa Rayon Sport. Birashoboka cyane, kubera ko mu mikino isigaye nta kintu kidashoboka. dushobora kuyijya imbere, ishobora kongera ikatujya imbere, birashoboka kugeza ku mukino wa nyuma. Rero turi gushaka uburyo ki tuzakuramo iryo nota rimwe kugira ngo tuzayijya imbere. Nakubwira ko ari ikihe, ni ugukomeza gukora, kuko imikino isigaye ni ugukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo tuzabashe kuba twabona ibyo bitegura ikibuga, nuko bazaza ari benshi bakaza bakadushyigikira.